Afatanyije na Diamond akaririmbo bakise Boda indege. Ubusobanuro bwizewe. The Ben afatanyije na Diamond Platnumz akaririmbo bakise Why Kiyoniki mu Gihinde niko bavuga Kiyoniki. Why kubera iki? Nzakubera indege igihe icyo ari cyo cyose uzagenda, nzakubera indege. Amazi igihe ngumye ahantu iyo kirangiye, igihe nakwitaho, I'll protect us, nzakurinda buri munsi. Indege, nzakubera indege igihe icyo cyose uzankenera. Amazi, nzakubera amazi igihe icyo ari cyo cyose. Indege, kubera indege. Amazi, nzakubera amazi. Kubera iki? Umukunzi ugukunda iyo aje umukunda. Yego, kubera iki? Kubera iki umukunzi wawe ugukunda? Nzakubera indege. Amazi. Diamond Platnumz cya cyabamare, ariko urumva akinine kaba ariho. Okay, reka twumve Diamond noneho. Diamond Platnumz. Diamond ubundi bisobanuye diyama. Diyama ni ibintu itagira agaciro. Bivuze ngo nimvuga agaciro ushobora kumva rihendutse, ahubwo ni nkaho nankubwiye ngo ubundi ndamutse nkubwiye ngo mama mugura ngahe, ntago rwose wambwira uti niyo wampa isambu. Sinzi ukuntu wabivuga, nta giciro mbega umuntu agira. Ubundi umuntu aba ameze nka diyama neza. Iyi Diamond. Utekereza ngo iki? Pretty fine. Ngo baby ndagukunda. Ntago rwose nabura kutagukunda. Uri inshuti yanjye. Diamond Platnumz. Nagutekera ibiryo bitoroye kuba wabona. Nkunda isura yawe rwose. Yego, mbibona neza. Mbona rwose nta muntu nakurutisha n'undi. Kora ibintu kabiri rwose. Okay. Diamond Platnumz. Kubera iki njyewe? Kubera iki? Gukunda nkanjye rwose. Ubundi ngo gukunda nkuko nikunda. Zepi. Kubera iki? Nagukunda rwose umujama. Muri wowe nta ribi. Indege.
nzakubera indege, amazi, nzakubera amazi, nzakubera indege, nzakubera indege. Igihe cyose uzankenera namwe mujye mubwira abantu mukundana gutyo. Nzakubera amazi, nzakubera amazi. Okay, kandi subscribe, share na comment. Diamond Platnumz. Okay, akaririmbo Diamond Platnumz yiswe ngo se ngo aca maneno.